Ndabasuje mbaye ikaze kuri Rwanda Update News. Abakozi ba leta bose bagiye kuba bakongererwa umushahara ahangaha mu Rwanda. Mu by'ukuri rero ubwo ndavuga niba uri umwarimu, ukaba uri gitifu, uri meya, uri muganga ndetse n'abandi bantu bose bakora mu nzego za leta. Mu by'ukuri nuko leta igiye kuba yakubongerera umushahara bitewe nuko iyi nama yabaye uyu munsi yigaga ku kibazo cyo mu by'ukuri gihangayikisha abakozi ba leta, kuko murabizi ko ahangaha mu Rwanda mu by'ukuri abakozi ba leta basanzwe bahembwa amafaranga, ariko mu by'ukuri ukabona amafaranga bagenda bahembwa agusanga kugenda bayakemuza ibibazo bigenda bibagora, cyane cyane ko usanga rimwe na rimwe hari igihe usanga bamwe bavuga ati amafaranga ni make, ariko mu by'ukuri nuko gahunda yaje uyu munsi nuko leta igiye kuba yakongera abakozi ba leta bose mu by'ukuri umushahara kugira ngo byibuze bajye babasha kuba bakemura ibibazo bagenda bahura nabyo. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemere turebere hamwe ikintu cyabiteye kugira ngo leta ibashe kuba yatangaza ko igiye kuba yakongera abakozi ba leta, cyangwa se cyabiteye mu by'ukuri kugira ngo abakozi ba leta babashe kuba bakongererwa umushahara mu by'ukuri bose ahangaha mu Rwanda, bitewe nuko amafaranga basanzwe bahembwa ngo ari make, ariko kugira ngo babashe kuba bahabwa inyunganizi hano mu Rwanda, cyangwa se amafaranga azajya agenda abafasha uko bwije nuko bukeye. Ndagira ngo mu by'ukuri munyemere turebere hamwe ikintu cyabashe kuba cyabiteye kugira ngo babashe kuba bakongererwa umushahara ahangaha mu Rwanda. Ariko mbere yuko tugenda kubabwira cyangwa se mbere yuko tubagezaho ikintu cyabashe kuba cyabitera kugira ngo babashe kuba bakongererwa umushahara, ndagira ngo mu by'ukuri niba uri kubona ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu ya Rwanda Update News, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. By'umwihariko iyi video niba wayikunze, kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. By'umwihariko tugende muko nabaje kwabwira, reka tugende turebera hamwe ikintu cyabiteye kugira ngo leta ibashe kuba yakongera abakozi ba leta umushahara ahangaha mu Rwanda, cyangwa se ku mafaranga bari basanzwe bahembwa ibashe kuba yabashaho andi mafaranga azajya bafasha kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo bagenda bahura nabyo ahangaha mu Rwanda, by'umwihariko ku mukozi wa leta. Mu by'ukuri ndagira ngo niba uri umwarimu cyangwa se uri muganga gitifu n'abandi bantu bose bakora mu nzego za leta, ndagira ngo ubane natwe kuva video itangiye kugera irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza cyane icyo leta ibashije kuba yatangaza ku mukozi wa leta ndetse n'amafaranga igiye kuba yangongeraho kugira ngo ajye abasha kuba yamukemurira ibibazo agenda ahura nabyo. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemeye tubanze turebera hamwe ikintu cyabashe kuba cyabitera kugira ngo abakozi ba leta basange leta igiye kuba yabongeza umushahara kugira ngo bajye babasha gukemura ibibazo bagenda bahura nabyo. By'ukuri rero kugira ngo murabizi ahangaha mu Rwanda ku isoko ry'umurimo, murabizi ko ikintu gikomeje kugenda gihangayikisha abaturarwanda cyangwa se abatari bakenya ahangaha mu Rwanda, by'umwihariko dushizemo n'abakozi ba leta. Murabizi ko mituweli ahangaha mu Rwanda bashije kuba yazamuka, ikaba iri guhenda uko bwije nuko bukeye, ikaba yaravuye ku mafaranga 3,000 ikagera ku mafaranga 20,000. Ibyo byose mu by'ukuri ni ibintu bikomeje kugenda bihangayikisha abaturarwanda ndetse n'abanyarwanda bose mu by'ukuri, cyangwa by'umwihariko n'abakozi ba leta ahangaha mu Rwanda. Murabizi ko mu by'ukuri mituweli ikomeje kugenda ihangayikisha abatari bakenya ahangaha mu Rwanda. Icyo ni ikintu cya mbere mu by'ukuri gikomeje kugenda kigaragaza imbogamizi ku bakozi ba leta, cyangwa se ukabona ko bari kugorwa no kuba bakishyura amafaranga. Mu by'ukuri byose biba bigiye bitandukanye. Si ibyo gusa, murabizi ko ahangaha mu Rwanda amafaranga y'ingendo cyangwa se amatike ahangaha mu Rwanda, ubwo ndavuga ingendo muri rusange, murabizi ko nazo zabashije kuba zazamuka, aho kuba ubu ushobora kuva mu ntara imwe ugenda mu yindi ntara ukishyura amafaranga menshi cyane, ndetse ushobora kuva mu mujyi wa Kigali ujya mu yindi ntara, cyangwa se uva mu mujyi wa Kigali ujya mu karere ka Rusizi ugasanga wishyuye amafaranga 20,000, cyangwa se ahantu wagendaga urugero rw'ibihumbi 2,000 kuri ngo ukaba uri kwagenda 6,000. Urumva na amafaranga menshi cyane, ndetse bigaragaza ko mu by'ukuri ingendo ahangaha mu Rwanda bitewe nuko nyine bikomeje kugenda bihangayikisha abatari cyangwa si ibyo gusa, murabizi ko gaze, petrole, essence byose byabashije kuba byazamuka, biri kugenda bihenda ahangaha mu Rwanda. Na gaze murabizi ko n'ubwayo yabashije kuba yazamuka, ikaba iri kugenda igora nyine abantu kuba babona amafaranga ko bagura gaze, cyane cyane mu by'ukuri n'abakozi ba leta, kuko murabizi ko byo abakozi ba leta boho bamwe na bamwe murabizi ko hari igihe bagenda bagacumbika mu ntara cyangwa se n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Ibi byose ubona ko amatiki bagenda bishyura cyangwa se n'amazu bagenda bakodesha, ni ibintu bikomeza kugenda bibagora kuba bakishyura, cyangwa se ubona ko bikomeje kugenda nyine bibahangayikisha bitewe nuko umushahara rimwe na rimwe ariye basanga ari mu Kenya. Ariko mu by'ukuri rero nuko gahunda yashyizweho uyu munsi ari kuba bakongezwa umushahara kugira ngo byibuze bajye babasha kuba bakemurirwa ibibazo, cyangwa se bagenda bafashwa ibibazo biba bigiye bitandukanye ahangaha mu Rwanda, nko kuba bakishyura ya mituweli ntabwo bizongera kuba byabagora, kuba batanga ya mafaranga y'ingendo cyangwa se kuba bakodesha inzu, kuba bakigurira za gaze ntabwo bizongera kuba byabagora, kubera ko mu by'ukuri leta igiye kuba yabongeza umushahara. Ni inkuru nziza cyane mu by'ukuri yo kwishimirwa ahangaha mu Rwanda, cyangwa se ku bakozi ba leta kuba bagiye kuba bakongererwa umushahara. Ni ibintu byiza cyane byo kwishimira, cyangwa se byo gushimira leta mu by'ukuri ikomeje kugenda ifasha abakozi ba leta kubaho neza mu by'ukuri. Gusa none nubwo ayo makuru yabashije kuba yajyanze uyu munsi, cyangwa se abashije kuba yamenyekana, gusa kuri ubu ngubu nuko bamwe mu baturage mu by'ukuri ubona ko bakomeje kugenda bandika batanga ibitekerezo byinshi cyane bagiye bitandukanye, mu by'ukuri bagaragaza ko ni igikorwa cyiza cyane leta ibagiye ikora, cyangwa se bagiye itekereza nyine ku bakozi ba leta. Mu by'ukuri ikanabashimira leta cyane cyane mu by'ukuri ikomeje kugenda yita ku baturarwanda bose, cyane cyane ku bakozi ba leta, kuko bakora imirimo myiza cyane kandi bakora inshingano zabo neza cyane. Gusa none mu by'ukuri abaturage ukabona ko bamwe babyishimiye, ariko nanone mu by'ukuri ukabona ko bari kwandika bavuga ko ari igikorwa cyiza cyane, ariko wajya kureba ugasanga
ni igikorwa kizafata ku bantu bamwe gusa, abandi bakavuga ati ngo ese mu by'ukuri ko twe tudafite ako kazi ka leta kugira ngo natwe leta ibashe kuba yatwongerera umushahara, cyangwa se natwe ko tugenda dukorwa n'ibyo bintu tugenda duhura nabyo, nko kuba twakishyura mituweli, cyangwa se kuba twatega nk'ingendo, cyangwa se kuba twagura izo gaze, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo dukorera leta, cyangwa se ntabwo dukorera abakozi ba leta. Twe mu by'ukuri umumaro cyangwa se inyungu byacu mu by'ukuri nize ko natwe dukorera, ugasanga nyine mu by'ukuri ni ba bantu usanga ari abacuruzi bakorera ibigo byinshi, cyangwa se ugasanga bakorera n'abandi bantu mu makampani runaka ariko badakorera mu by'ukuri leta. Abo bose mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaragaza ko nyine nabo mu bundi bagihura n'ikibazo kitandukanye, cyangwa se icyo ngicyo abakozi leta bagenda bahura nacyo, ariko nabo ukabona ko bari kugenda babigaragaza ko nabo bagenda bahura n'izo zitizi zo kuba bakishyura mituweli no kuba bakora ingendo no kuba bakora izo gaze, nabo bakasaba ko mu by'ukuri nabo bagira ikintu mu by'ukuri babakorera, cyangwa se bakorera ubuvugizi kugira ngo nabo babashe kuba bazamurirwa umushahara mu makampani bagenda bakoramo, kugira ngo nabo barebe ko bajya babona ukuntu bishyura ibyo bintu byose nk'uko nabo abandi nabo bitabagoye. Gusa nanone mu by'ukuri abaturage bamwe bakomeje kugenda bagaragaza ko mu by'ukuri ibyo ari ibikorwa byiza cyane, ariko nanone wajya kureba ku rundi ruhande ugasanga abaturage bamwe b'abahinzi baravuga ati ngo twese ko turi abahinzi tudafite n'ako kazi ka leta, cyangwa se tudafite na kampani tugenda dukoramo twe inyungu yacu mu by'ukuri niye, bakakuvuga ko mu by'ukuri leta yakagombye kuba yagabanyije bya biciro bya mituweli, ikagabanya bya biciro bya gaze, cyangwa se ibiciro by'ibindi bintu, cyangwa se transport ahangaha mu Rwanda, byibuze bakaba bagabanya ibyo biciro ahangaha mu Rwanda, kugira ngo byibuze kwa muturarwanda wese, cyangwa se na wa muhinzi nawe yisanga muri cya cyiciro mu by'ukuri cyo kuba yahabwa serivisi za ngaha mu Rwanda nawe mu by'ukuri, kugira ngo azabashe nawe kuba yakishyura mituweli bitamugoye, cyangwa se abashe kuba yakora ingendo ahangaha mu Rwanda bitamugoye, no kuba yagura ya gaze nawe bitamugoye, kugira ngo byibuze bijye bibasha no kuba byafasha mu by'ukuri abaturarwanda bose mu rusange. Mu by'ukuri abaturage bakomeje kugenda mu by'ukuri nyine babyandika bagaragaza ko nyine ari imbogamizi gusa. Kuri ubu ngubu bishimira gahunda y'uko leta igiye kuba yakongerera abakozi ba leta byibuze umushahara, ariko nanone nabe bakavuga ko leta yakagombye kuba yagira ikintu ibakorera, cyangwa se ibafasha mu bijyanye na gahunda serivisi isanzwe ibahereza, cyangwa se ubufasha isanzwe ibahereza mu by'ukuri ikaba yagabanyaho byibuse ku mafaranga ya mituweli, cyangwa se ikagabanyaho ku ngendo no kuba ciro ahangaha mu isoko ikaba yabigabanyaho, kugira ngo nabo babashe kuba babona ubushobozi byibuze bwo kujya bakora ibintu ahangaha mu Rwanda bitabagoye. Gusa mu by'ukuri ni amakuru meza cyane tuba twagiye dukora ku bindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye ahangaha mu Rwanda, kugira ngo tubashe kuba twabagezaho aya makuru abagiye atandukanye, cyangwa se abagiye asohoka uko bwije n'uko bukeye. Nta yandi makuru mu by'ukuri cyangwa se amakuru nk'angaya wagiye uyasanga kuri channel yacu mu by'ukuri ya Rwanda Update News, kuko niyo channel ibagezaho amakuru nk'angaya ya leta cyangwa se ya politiki abagiye asohoka abareba abaturage mu by'ukuri by'umwihariko. Ndabashimwe twabanye kuva iyi video itangiye kugera irangiye, muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba iyi video wayikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. By'umwihariko ni kuri Rwanda Update News, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nk'anga meza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu bambere. Irya itangazo leta y'u Rwanda imaze gutangaza kandi rireba buri munyarwanda wese uri hagati mu gihugu ndetse n'uri hanze y'u Rwanda, ko leta igiye kuba yakongeza abakozi ba leta umushahara bitewe n'uko bagenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hano mu Rwanda murabizi ko mituweli, gaze n'ibindi byose bigiye bitandukanye byabashe kuba byazamuka bihenda uko bwije mu kiye bikagenda bigora abakozi ba leta. Niyo mpamvu leta yashizeho iyi gahunda kugira ngo abakozi ba leta nyine babashe kuba bakongerwa umushahara, kugira ngo byose bajye babasha gukemura ibibazo bagenda bahura nabyo ahangaha mu Rwanda. Bashimiye twabanye kuva iyi itangiye, mu by'ukuri muri abantu b'agaciro cyane irya itangazo. Mwese mwishimiye mu by'ukuri aya makuru leta ibagiye ibagezaho, ahangaha niho wajya uyakura kuri Rwanda Update News.